Nizere ko umeze neza wowe twigana amasomo menshi atandukanye kuri no channel ya GYT Tutorials. Iyi channel yigisha kweditinga amafoto mu buryo bwinshi butandukanye. Reba uyu munsi ngiye kwigisha uburyo wafata ifoto nk'ingiyi, ushobora kuba umukobwa cyangwa se umusore ukaba ufite agafoto kawe nyine wafotoje nka telefone ariko ukabona kadasa neza kariho ibiheri, cyangwa ukaba uri umufotografe ukaba hari umuntu wafotoye ariko ukabona afite ibiheri, ukaba ujya wibaza uburyo ibyo bintu wabikuraho mu buryo bwiza cyane muri Photoshop. Dore uburyo iyi foto yari imeze gutya, dore after ukuntu nayihinduye. Urukubireba neza, reba uburyo umuntu wacu namuhinduye akaba ameze neza cyane, urabona nta gaheri kigezeho, ariko dore before umuntu wacu yari ameze gutya ariho ibiheri, after ndaza ndayeditinga gutya ibiheri mbikuraho. Urabona ni umusore usa neza cyane, umeze neza agira ngo ntiyigeze agaheri, ufite agasura kari smooth n'agasimufinze mu buryo bwiza cyane. Rero nkwibutsa banza ukore subscribe kandi unakandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona andi masomo menshi tukwigisha akurikira. Unanyandikira muri comment uburyo uri kubona iyi video, ushobora no kumbwira icyo ubona nazakwigisha ubutaha cyagufasha. Reka rero dutangire nkwereke uburyo bikorwamo nawe ujye ubasha kubyikorera. Sasa ugishyira ifoto yacu muri Photoshop ni gutya ifunguka. Ifoto yacu iri muri Photoshop ni ukunguku ifunguka. Ikintu rero hano hantu uhita ukora cyambere na mbere, uhita ubanza ukaza ugakopiye layer, ugafata iyi layer ukayiterura ukayizana ukayitereka mwa gutya, ukayiterura ukayizana ukayiterekamo hano. Urabona ko iyi se yikorera copy, urabona ko bise biniyandikaho. Sasa rero hano ikintu uhita ukurikizaho mbere na mbere, ukiri kuri no layer uhita ukanda Control I. Reba hano bise byiyandika Control I kuri keyboard yawe. Uraba uburyo ihita ihinduka. Urabona ko iyi se isa nkaho ibaye umweru, wagira ngo irahiye, wajya ni nk'ifoto yafotowe nabi igahitisha. Gutya rero nibwo buryo tugiye gukoramo, tugenda tweditingiramo gake gake. Ikintu rero uhita ukurikiza, urahita uza hano handitse normal, nizere ko uri kuhabona hano handitse normal, ukandeho gutya. Uhita uza hano handitse VVD light, hano handitse VVD light gutya uyihitemo aba ariyo ukandaho. Reba ifoto yacu yise yijima, hasigaye nyine utuntu tuba turimo utaba ari twiza, nta kibazo na kimwe tuba turi buteze. Reba sasa rero ikintu ukurikiza, wibutsa subscribe ubanza uyikande kandi unanyandikira muri comment kuri kubona iyi video. Nizere ko turi kugendana, unyandikira muri comment uburyo uri kubona iyi video nicyo iri kugufasha. Ushobora no kunyandikira nicyo ubona ubutaha nazakwigisha kandi cyagufasha. Reba urahita uza hano handitse filter, aha ukandeho gutya. Uhite uza ahangaha hano handitse other, uhita uza hano handitse high pass, ahangaha ukandeho. Ushobora kuza gutya, urabona gutya, ushobora gusanga imeze gutya, urabona gutya nyine ibiheri biracyari hano. Niho rero ugenda usimufingira isura yawe, ugenda uringaniza nyine bitewe nuko ushaka isura iri bube simufu, nta giheri na kimwe kiri kubona. Wowe ugenda ugira gutya, ibindi ntabwo byitaho, ugenda uyikora gutya. Kaza gutya, ahangaha gutya, hano gutya ni sawa. Ubu gutya hano byabaye fresh, kabaye smooth nyine gutya. Urabona nta gaheri na kamwe kiri kubona, ariko nyine urabona ko isa nkaho yangiritse. Bino nta kintu bitwaye, wowe kurikirana iyi video kugera ku musozo, ndakwereka uburyo uri bubikoremo neza. Sasa rero urahita wongera ugaruke hano kuri filter, ukandeho gutya, uhituza hano ahangaha umanuke ujye ahangaha. Nizere ko turi kugendana, ukandeho gutya. Nurangiza sasa rero hano nuhagera, urabona hano gutya, urabona ko hariho ibiheri gutya, naho hagenda hagira smooth gutya. Hano gutya kameze neza, ukemeza. Urabona ko kabaye smooth noneho kurushaho mu buryo bwiza cyane. Sasa reba ikintu hano tugiye gusa dukurikiza, urabona kano layer mask, making sure ko ukanze kuri iya mbere, uziteza ugakandeho gutya. Urabona ko hano gasa umweru, aka kantu kibuka ko hano gasa umweru. Ikintu rero hano hantu uhita ukurikizaho cyambere na mbere, urahita uza hano
uhite ujye n'ubundi kuri keyboard yawe uhite ukora control I. Reba hano bise byandika, noneho reba handi hari umweru hahise haba umukara, ariko nubwo habaye umukara kubera ko dukoze control I, ariko dore bya biheri biracyariho, bya biheri birongeye biragarutse. Gutya rero nibyo dushaka. None urahita uza hano kuri no brush tool iyi wikandeho, nurangiza umakinge ushaka ko umweru uri hejuru, umukara uri hasi, umakinge ushaka ko opacity iri kwijana, ino flow, iyi flow nayo ari 100, no flow nayo uyigira 100. Hano uharekeremo 10 gutya. Nurangiza sasa rero uze dutangire duhanagure, dutangire duhanagure. Reba ukuntu iri kugenda iba, urabona uduheri ukuntu turi kugenda dushiraho, uduheri turimo turavaho ku buryo bwiza kandi bwihuse. Nkwibutsa kanda subscribe nimba iyi video hari ikintu iri kugufasha. Iyi video nimba hari ikintu iri kugufasha, banza unkandire subscribe kandi unambwire muri comment icyo ubona ubutaha nazakwigisha ubona cyagufasha. Urabona ndimo ndagenda mbihanagura ibiheri bigashiraho. Rebe itegereze iyi video, ibiheri byose birimo birashira ku muntu wacu, arimo aragenda aba neza cyane. Dore ni gutya. Ubu nibwo buryo bwiza umuntu ashobora guhanaguramo ifoto yiwe kandi ikaza isa neza cyane. Hano gutya, urabona ko gutya karahanaguye kameze neza, gutya karahanaguye. Reba sasa naha naho ukongera naho ukarangiza. Sasa rero reba ifoto tumaze kuyihanagura neza mu buryo bwiza cyane, irasa neza. Dore before reba ibiheri yari afite, yarasa nkaho isura yiwe imeze nabi nyine, ukabona ntimeze neza. Dore after agasura kiwe karahanaguye, arasa neza, urabona n'umusore umeze neza. Dore before nuko yari imeze, after nuko nayihinduye. Nimba rero iyi video hari ikintu igufashije, menyandikire muri comment kandi unambwire nicyo ubutaha nazakwigisha. Subscribe yawe ni ingenzi, nizere ko wamaze kuyikora, ntube warahindutse. Subscribe nimba wayikoze, Imana iguha umugisha. Nawe utarayikora yikore rwose. Reka duhure rero muri video z'ubutaha. Ciao, tuzahure ubutaha. Shalom.